nawe rero akwiye guhabwa agaciro. Ikindi ari nacyo cya nyuma, kumutuma imirimo irenze ubushobozi bwe, ugasanga uramugaye ati tera ipasi, nyumva ukimubwira ngo tera ipasi agiye gufata imyenda ngo atere ipasi, ati ariko utunganya n'uriya mwana dore yiyanduje. Igihe ukimubwira ngo tunganya uriya mwana yiyanduje, uhise umubwira ati kontorora isafuriya, genda ushunga isafuriya aho ngaho ibyo biryo utetse bidashirira. Kandi ari umuntu umwe we uri kubwira, ari umuntu umwe uri kubwira, ubwo ibyo bintu byose urumva yaza kubishoborera icyarimwe. Kandi akenshi na kenshi ugasanga wenda uriyicariye ibyo byose uri kumutuma wicariye nko muri salo, ati kora ibi, iki nturakirangiza kurikizaho iki, icyo utarakirangiza kurikizaho iki. Ni ukuri ibyo nabyo si byiza. Akandi ka nyuma nababwira abamabuja, Nendo family, nongeye kubasuhuza aho murereye hose. Niba wabyutse bikemera, gutera intambwe bikemera, akajya mu kazi bigakunda, ni ukuri shima Imana. Shima Imana kuko ibyo ni iby'agaciro. Hari benshi buno bagerageje kwega umusaya bikanga, hari benshi buno bari kwa muganga, bari guhumeka umwuka babongereye. Ni ukuri twebwe tutari muri ibyo byose, tutari muri ibyo bihe, reka dushima Imana. Abari muri ibyo bihe bibagoye rero, barwaye, bari kwa muganga, uri kweguka bikanga, ni ukuri ndagukomeje wihangane, Imana ikube hafi. Ibyo bihenzi ko bigoye, Imana ikube hafi korohereza. Hano rero ni ku nama za Queen 31, mwese mbahaye ikaze. Abakanze subscribe n'abatarayikanze, mwese mbahaye ikaze. Ariko niba utarakanze subscribe wihangane uyikande, ntabwo bigoye. Abareba video zanjye rero zigiye zitandukanye, namwe muri ab'agaciro, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero ngiye gutangira nsuhuza abamabuja aho muri hose, ndabasuhuje, mukomeze kugira amahirwe mu byo muri gukora byose. Gusa tuje n'ababafasha mu rugo. Ubu ngo mvuze abakozi mwakumva ari ikibazo. Ariko we kambabwira akantu nigiye hano Mozambique. Hano Mozambique umukozi wo mu rugo ntahataniye n'umukozi ukora muri banki, bose ni abakozi. Urugero hageze nko ku munsi w'abakozi, ubwo muzwe nyine umunsi w'abakozi bibanye na rukuruhuka, n'umukozi ugukorera mu rugo rero nawo bari umunsi we kuko nawe ntabataniye n'umukozi n'undi ukora muri banki. Ndi kuvuga muri banki cyane. Ariko ni urugero ndi kuguha, kandi koko ni nkako byakagenze. Ubundi se bose si abakozi? Bose ni abakozi, bose bitwa abakozi, bose duhenga umushahara ku kwezi. Ubwo rero n'ubundi nyine umva ntaho byagataniye. Mu Rwanda rero niho naje kubona ikintu cyo kwitwa ngo umukozi wo mu rugo bibanga ari ibintu biba bisebetse, ku buryo ushaka no guhora n'umuntu wamubaza tukora iki, kuko ubwira ngo nkora akazi ko mu rugo, kumva ni ibintu bisebetse. Abamabuja nabo tukumva ko ngo abakozi ngo ari abantu bari aho bagufata uko wiboneye. Akazi ko mu rugo mbese ngo ni akazi gasebetse cyane. Hari n'umuntu ushobora kukubwira ati wahana amafaranga menshi ashoboka pe ari nko mu Rwanda, ariko yakumva ko ari akazi ko mu rugo agiye gukora, kavuga ati yewe ushakira ahandi, kumva ko ari akazi ko mu rugo gusa. Iyi video ni uri mu Rwanda nukuri ndakwinginze uyisangiza abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu muco wa hano Mozambique narawukunze cyane. Umukozi wo mu rugo, niba mwaravuganye ati ni ukurera umwana, ubwo niba umubwiye ngo uyu munsi uranateka, ubwo urabimuhembera ukwabyo, kereka abana baratomboye umukozi w'umwana mwiza. Mu gihe mu Rwanda umukozi yewe gusa nyine no mu Rwanda si bose pe, hari abakozi mu Rwanda, hari abakozi baba bafashwe neza. Abamabuja bazi guha agaciro umukozi,
bazi kwita ku mukozi, abo ngabo ndanabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ariko hari n'abandi bamabuja baba bumva umukozi ari ikimashini wizaniye aho mu rugo, ukumva ko ibintu utashobora umukozi yabishobora, kandi nyamara ufite amaboko abiri nawe afite amaboko abiri, ntabwo ari imashini, ariko wowe ukumva ni nk'ikimashini mbese, ukabona afite amaboko abiri ukumva ko byose yabishobora kandi wowe utabishobora. Kandi abantu bose baba ari bamwe pe, baba ari bamwe. Ubwo rero iyi video wayigiramo byinshi. Niba uri umukozi uri mu Rwanda, wumve ko akazi ko mu rugo ari akazi kubashywe, ari akazi nk'utundi twose, akazi kagutunze, akazi gashobora kuba kakurihirira umwuga se uwo ari wo wose, akazi gashobora kuba gatuma ufasha famiye yawe cyangwa nawe ukifasha ibyo ushoboye. Umva, ako ni akazi ko kubahwa. Akazi ko mu rugo ni akazi nk'utundi twose dusanzwe. Niba uri umukozi wo mu rugo uri mu Rwanda ukora akazi ko mu rugo, ni ukuri wumve ko ukomeye, wumve ko uri umuntu ukaze, wumve ko uri mu kazi gakomeye kubashywe. Nanjye ibyo rero nabigiye hano Mozambique. Niba uri mu Rwanda ukaba wumva ko akazi ko mu rugo gaciriritse, ntabwo nakurenganya, ntabwo nakuveba. Nyiri mu Rwanda nanjye numvaga ariko bimeze. Numvaga akazi ko mu rugo ari ibintu biba biciriritse, kumva ngo umuntu akazi ko mu rugo akora akazi ko mu rugo, nabaga numvaga ari ibintu bisebetse, numva ari ibintu bisebetse. Ariko hano Mozambique naje kuhigira ko umukozi wo mu rugo ari nk'umukozi wundi usanzwe. Hari n'abantu hano Mozambique aba afite imodoka akabyuka yatse imodoka yiwe akajya gukora akazi ko mu rugo, ari fiyeri. Kandi wagakwiye kuba fiyeri koko. Erega akazi kabi ni ukwiba, akazi kabi ni ukwiba nshuti yanjye, akazi kabi ni ukwiba. Naho ubundi akazi ko mu rugo ni akazi kubashywe. Ahubwo burangiye hari igihe ngenekereza nkabona akazi ko mu rugo, umuntu ukora akazi ko mu rugo ahubwo aba ari ukwiye kubahwa kurenza abandi bose. Niba uba ukora akazi gakaze, niba uri bumenye ba mabuja, niba uri bumenye abana ba mabuja, niba uri bubategurira ibintu muri burye, urumva uwo muntu atari umuntu ukaze rata, uwo aba ari umuntu ukaze. Ba mabuja twagakwiye kubaha abakozi bo mu rugo, twagakwiye kubaha agaciro, twagakwiye kubaha mbere y'ikindi kintu cyose. Ukumva ngo nimba uhari abashyitsi ubonye, ngo uyu mukozi ntago agomba kwinjira muri salo harimo abashyitsi. Hari abamabuja baba bimereye gutyo, kandi nyamara ari mu gikoni niwe uri kubategurira ibyo bari burye. Uwo muntu ntaba ari we wubashywe rata, aba ari we wubashywe. Hano Mozambique rero ushobora kuba ufite umukozi wo mu rugo, wenda sinzi, ariko njye ndavuga ku ruhande rwanjye, umukozi wa hano Mozambique abaza agaciro ke, abaza agaciro kiwe, abazi yuko agomba gukora akageza igihe cyo kuruhuka. Ntabwo ari nka bya bindi byo mu Rwanda umumabuja aba afite umukozi ugasanga ni umukozi rero umwana agomba kubyuka saa 10 z'ijoro akongera kuryama izindi saa 7 z'ijoro. Uri kumva icyo kintu ari bwongera akabyuka izindi saa 10 z'ijoro, kandi ubwo ni umuntu. Hano Mozambique ashobora no kuryama, ushobora no gusanga yiryamiye rwose n'akazi katakarangije, ugasanga yiryamiye n'akazi katakarangije kandi ukaba ntacyo wabirenzaho. Baza agaciro kabo nabo ubwabo. Ntabwo wamukoresha ibintu uko wiboneye ngo umukoreshe nk'ikimashini ngo abikwemerere. Oya, bya bindi mu Rwanda wajya kubona ugasanga niba ari umukozi agomba kuza, cyane cyane abakozi bavuye mu cyaro, mu Rwanda nyine mu cyaro, akajya gukora i Kigali, ukumva ko ari gukorera imyaka 2 yose adasubiye iwabo. Yewe hano Mozambique uwagukoreye kenshi, cyakora uwagukorera akamara igihe kinini adasubiye iwabo ni ugukorera ukwezi ko hari wemera kukurangiza ra ni icyumweru. Akora icyumweru, ikindi cyumweru akasiba icyumweru kimwe, ikindi cyumweru akajya iwabo. Kandi ibyo bintu ni byiza cyane rwose. Abantu ba hano Mozambique bazi ko akazi ko mu rugo ari akazi gakomeye, ari akazi ko kubahwa, bazi kwisha agaciro mu kazi kabo, kuko azi ko utagomba kumufata uko wiboniye ngo nuko ari akazi ko mu rugo. Kandi nukuri ibi bintu niko byagakwiye, niko byakagenze. Hano arakwihorera rwose, arakwihorera. Niba umubwiye ngo kora kino, uzi ko hari n'umukozi, hari umukozi ubwo ngubwo nk'umunsi ushobora kuba wagezeho gutaha. Niba ataha saa 8
ugahita aparikira aho ngaho hagereje akigendera kandi ntacyo wabirenzaho, ntacyo waba wabirenzaho. N'abantu benshi rero bari hano Mozambique bamenyereye abakozi baho, azi ko akora ibyo yumva. Hari igihe usanga kuyobora pe, hari n'umukozi usanga kuyobora kwa kundi mu Rwanda usanga umukozi, ariko nimwe mvuga mu Rwanda ngo mwumve ko mu Rwanda ari abantu bose. Ni ukuri mu Rwanda hari abamabuja beza, ndanabashimiye bazi umukozi icyo ari cyo. Ubwo rero kwa kundi hari amabuja babi mu Rwanda ubusanga wumva ko umukozi ngo ararya ibyo usigaje, ahubwo se hano Mozambique yanakubwiye ko batabirya ugasanga rwose agutegeka ibyo arya ubwe. Umukozi rero ni umuntu wo kubahwa. Akazi ko mu rugo ni akazi ko kubahwa, kuko ni akazi nk'akandi kose. Uyu munsi rero ikinzanye cyane ni ukubwira abamabuja udukosa tumwe na tumwe bigushobokeye wahindura, kugira ngo utazatuma wa mukozi hari ibyo gukorera bitari byiza, utazatuma wa mukozi atakwitira ku bana nk'uko bikwiye. Sinirengagije ko hari n'abakozi bananirana ugasanga ni umukozi w'umwana mubi. Ubutaha video nzakora nzabwira abakozi nabo ibintu bagomba guhindura kugira ngo abamabuja nabo bibashe kuborohera. Uyu munsi rero ngiye kubwira abamabuja udukosa na tumwe ugomba guhindura, niba ujya udukora cyangwa se niba hari n'uzi udukora, iyi video yimusangize kugira ngo abashe guhindura utu dukosa tumwe na tumwe tw'ingenzi, kugira ngo tubashe kubaka umuryango muzima, kugira ngo utabangamira umukozi, kuko umukozi akenshi buriya umubangamiye nawe arakubangamira, ashobora kwihorera ku mwana wawe. Njyewe umwana numva aricyo cya mbere, kandi buri uyu mukozi aba agufite mu biganza bye pe, aba agufite mu biganza bye. Ahubwo n'abantu mubona imbaraga zo gufata abakozi nabi sinzi ahantu muzikura pe, sinzi ahantu ziva. Kumva umukozi wamufata nk'inyamaswa, ari uri gutegurira ameza, ari uri busigarane umwana wawe amwitaho, ariko ukumva ufite imbaraga zo kumufata uko wiboneye. Uba ufite imbaraga pe, uba ufite imbaraga, ufite n'umutima ukomeye. Umukozi wo mu rugo ni umuntu wo kubahwa, n'akazi ko mu rugo ni akazi ko kubahwa. Nufungura iyi video rero uri mu Rwanda ukora akazi ko mu rugo, umenye agaciro kawe, umenye ko akazi uri gukora ari akazi nk'utundi twose. Ujye umenya agaciro kawe, pe. Ibi bintu hari icyo byahindura, kuko usanga ufite ubwoba ngo sengo ninkora ibintu mabuja akanyirukana. Simbabwiye ngo musuzugure, ariko umenye agaciro kawe, umenye kuri umuntu. Ntiwumve ko uri bukora amanywa nijoro, mabuja ari gukoresha amanywa nijoro nawe ngo ubyemere. Mubwire mu kinyabupfura utuje, umubwire ati mabuja ahangaha nagaparikiye aha, ibi ngibi nkabikomeza ejo kuko nanjye ndumva ndushye, nawe akabyumva nk'umuntu. Impamvu mbona hano Mozambique iki kintu abamabuja bacyubaha ndetse n'abakozi bakacyubaha, nuko umukozi amenya agaciro kiwe, akamenya agaciro ke, kandi akabazi ko akazi ari gukora ari akazi gakomeye ntaho gatandukaniye n'utuzi twose. Nimba se bivuze ngo ari gukora akazi ko mu rugo, bivuze ngo akora akazi kari kose, bivuze ngo uri umukoresha uko wiboneye? Oya. Ubwo rero n'abakora akazi ko mu rugo mu Rwanda, iyi video yumvishe hari byinshi byahindura, hari byinshi byaguhindura, uzamenya agaciro kawe. Bamabuja rero reka mbabwire udukosa tumwe na tumwe twagahinduye, ubundi kugira ngo abakozi bacu bishime, abakozi banyu bumve yuko nabo ari abantu b'agaciro. Nimba ufite umukozi mu rugo, muhembere ku gihe. Hari abamabuja bamwe na bamwe usanga afite umukozi mu rugo, ukumva ko akazi kawe agomba kugashyira ku murongo nta kosa na rimwe yishe, ukumva ko agomba kubyukira ku isaha nta muntu utarengejeho, ni waramubwiye saa 10 ubwo bigomba bibe saa 10, ukumva ushaka ko ibintu byawe byose bigenda ku murongo. Ariko byagera itariki yo guhembwa, umukozi utegereje ko akubwira ngo mpemba. Ubundi iyo ni itariki wagashyize mu mutwe wawe, ukaba uyizi nk'uko uzi ko nawe akazi ufite, uba uteganya ngo nzahembwa izi tariki izi n'izi. N'umukozi wawe wo mu rugo wagakwiye kuba uzi itariki ahemberwaho, ku buryo iyo tariki nigera umuhereza amafaranga ye. Cyangwa se
ushobora kuba nawe utegereje kumuhemba kuko nawe uhembwe. mubwire uti bimeze gutya na gutya, kugira ngo yicare nawe azi ngo mabuja nibura ngo nawe ntarahembwa. Ariko ntumwihorere ku itariki ye ngo urenzeho icyumweru kimwe, urenzeho ibyumweru bibiri waricecekeye nta kintu wamubwiye. Ibyo bintu si byiza pe. Nawe yaje mu kazi kawe, hari abo akeneye gufasha, hari ibyo akeneye nawe ubwe. Ubwo rero jya wubahiriza itariki y'umukozi wawe yo ahemberwaho, uyiteho. Noneho ngo hari n'ababambura we, ngo ukambura umukozi. Akazi ko mu rugo karavuna. Sinzi niba warigeze wenda ubaho n'agahe gato nta mukozi ufite, ngo ubone ukuntu akazi ko mu rugo kavuna. Noneho umuntu agukorera ako kazi kose, yagukorera amezi 2 utaramuhemba, noneho nurangiza uhita umwirukana utamuhembye. Mana yanjye, niba hari umuntu waba warakoze icyo kintu, ni ukuri uramutse urebye iyi video wahamagara uwo mukozi ukamwishyura pe. Niba yaragukorera akazi ko mu rugo warangiza ukamwirukana gutya gusa, njya mbibona bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umukozi araje atanze ubuhamya ukuntu yakoze amezi 5, amezi 6, ubundi bakamwirukana batamuhembye. Yaragukoreye kari akazi kose we ukamwirukana utamuhembye, ni ukuri icyo kintu si cyiza pe. Ahubwo itariki yo guhembwa yakageze, niba ufite amafaranga uhita uyamuhereza. Nimba utarayafite ukabanza ukamubwira ati bimeze gutya na gutya, nawe akakumva, ariko udacecetse ngo umwihorere gusa. Ikindi cya kabiri kitari cyiza abamabuja bakunze gukora, gutuka umukozi buri uko umuhamagaye. Ugasanga yakubwiye izina rye akigera aho ngaho, ariko ugasanga ntumuhamagara izina rye, uramuhamagara bya bizina by'ibitutsi wamuhimbye. Mbese ibyo bintu nabyo si byiza. Jya umwita izina yakubwiye, apana kuza umuhamagara ibizina wiboneye by'ibitotsi niko wakintu runaka. Ugasanga mbese nuko nguko umuhamagara, umuhamagaye rimwe, ubwa kabiri uhise umutuka nk'urujambo mbese rutabaho, ati ubwo ndi kuguhamagara urihe. Ni ukuri ako kantu nako gakwiye gukosorwa. Ikindi cya gatatu, kumukoresha amasaha arenze. Gukoresha umukozi amasaha arenze ni ngicyo nahereyeho. Cya kindi cyo gusanga urakoresha umukozi saa 11 za mu gitondo, nako saa 11 ngo nabananare saa 10 ngo abe yabyutse yongera aryame izindi saa 8 cyangwa saa 9 yongera abyuke saa 10. Ugasanga uri kumukoresha amasaha arenze, ibyo bintu nabyo si byiza. Ugasanga niba ari umukozi kurerera umwana wenda umubebe akunda kurira, abyutse saa 10 atunganyije ibyo atunganya, ugiye mu kazi birangije, ubwo wenda umusigiye umwana. Urumva umwana, niba ari umwana utemera no kuryama, bisaba bagomba muhetse, bisaba kumeza mwitayeho. Aho uviriye mu kazi ntuhise ufata umwana nibura ngo wa mukozi nawe aruhuke, ahubwo uraje umvise yuko ararara namuhetse, ati bumuhetse saa 6 z'ijoro. Ni ukuri ibyo bintu si byiza. Ibyo bintu si byiza, kandi uko ndi kubivuga bibaho pe. Hari abamabuja babikora, ariko si byiza. Bibaye byiza wabikosora. Icya gatanu abamabuja bakwiye kwirinda, gukekaho umukozi ubujura nta bimenyetso ufite. Ugasanga buri kimwe cyose ubuze uhise wumva ko ari umukozi wagitwaye, kandi ukanabimubwira ati ubu iki kintu cyabuze se wowe wakibye, kandi nta bimenyetso bifitiye. Biriya bintu nabyo si byiza pe. Hari igihe ushobora no gusanga ufite n'umukozi w'umwana mwiza utatekereza no kwiba, ariko ugasanga buri uko ubuze ikintu uhise umukubita ijambo ati iki se wakibye ubu. Ibyo nabyo si byiza, ushobora ahubwo no kumuteramo umutima wo kwiba. Ikindi abamabuja dukwiye kwirinda, guhora umukozi umuhoza ku gitutu. Niba umukozi agukoreye neza amubwira ati kiba gikoze neza, ugasanga nta kintu na kimwe ubona yakoze neza, kandi ugasanga mubanye imyaka 2, ariko nyamara wowe nta kintu ubona akora neza. Uhora unenga, aho umubwira ibi ni bibi, kandi ugasanga mumaranye icyo gihe cyose. Ubundi ubwo yaba adashoboye akazi, yaba adashoboye kugukorera ibintu byiza mukamarana umwaka 1-2, ntiwaba waramwirukanye.
nibura igihe agukoreye neza jya umushimira kugira ngo azamenye gutandukanya ati ibi ngibi mabuja arabikunda ibi ntabikunda. Ariko iyo uhora umutuka buri kimwe cyose umutuka utamubwira ati ibi wabikoze neza, nawe biramugora kumenya noneho uko akora akazi ke ngo aze kumenya isi ibi mabuja arabikunda ibi ngibi ntabikunda. Kubitandukanya mbese biramugora kuko byose uhora umushihura umubwira nabi. Ariko iyo akoze ibi ukamubwira ati ibi wabikoze neza ukamushimira, biramufasha kugira ngo nawe noneho amenye uko ari buze gukora akazi kiwe. Ikindi cya karindwi kitari cyiza abamabuja bakwiye guhindura, kutamuha umwanya ngo ajye gusura nka famiye yiwe. Bya bindi navugaga mu Rwanda ugasanga umukozi agezeho iwawe ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ukumva ko ari gukorera imyaka 2-3 atarasubira iwabo. Ibyo bintu si byiza pe. Mujye mubaha umwanya bagende bajye gusura famiye zabo. Hari n'igihe noneho usanga no kuvugisha ngo famiye yiwe bitemewe kuri telefone, ugasanga nabyo ntubyemera. Ibyo bintu nabyo si byiza. Ubaye bikora wabihindura, si byiza kuko azakumbura famiye yiwe bitume n'akazi kawe noneho akica. Ariko iyo umuhaye umwanya akagenda agasura famiye yiwe ubundi akagaruka, bituma agaruka noneho akazi kawe agakora neza. Ikindi cya 8, kwirengagiza ko umukozi arwaye. Ukumva umukozi arabyusira ko gahita ndwaye umutwe ni urugero, ariko ugasanga wowe ntiwemera ko arwara mbese. Ugasanga niba yakubwiye ati ndarwaye ariko ukumva akazi kawe ntabwo kagomba guhagarara, ukumva ko kagomba gukomeza, kumva ko ari bukomeze agakora anarwaye. Cyangwa se ukumva hari n'abamabuja itakubwira ati numva niba urwaye nyine ubwo iki gihe utari gukora uzagikatwa uzakatwa umushahara kuko nturi gukora. Ni ukuri nabyo si byiza, umuntu ararwara pe. Kandi wowe ushobora gusanga ahantu ukora urwaye ugahita ubaviza aratinda arwaye bakabyumva, ariko wowe kuko ari umukozi wo mu rugo ukumva ko atagomba kurwara. Niba arwaye kumva ko agomba gukomeza akazi anarwaye. Ibyo nabyo si byiza, bamabuja mubikora nabyo muzabikosore. Akandi gakosa abamabuja bakunze gukora, bamwe na bamwe nababwiye ko hari abamabuja beza pe, nababwiye ko hari abamabuja beza bazi agaciro k'abakozi babo. Kumutukira imbere y'abana, ugasanga umubonye ikosa uhise umutukira imbere y'abana abana rera. Ni ukuri ntabwo uri kubaha urugero rwiza rw'uko bazamwubaha. Niba umutukagurira imbere y'abana bareba kandi mu kanya uri bumusigira abo bana, biragoye ko nabo bari buze gusigara bamwubaye, bari bukora ibyo mama nawe yakoze. Sange bari kumubwira y'amagambo mabi wamubwiraga. Uwo mukozi se nawe urumva azabafata neza? Ntabwo azabafata neza pe. Byakabaye byiza niba ugiye kumubwira wumva uri bumubwira amagambo mabi, ubanje ukegeza y'abana kugira ngo nabo batazajya bamusuzugura, noneho nawe bigatuma atari bubiteho neza nk'uko bikwiye. Ikindi abamabuja kitari cyiza bakunze gukorera abakozi, kumva ko umukozi nta gaciro afite, kumva ko mbese atari umuntu, ukumva ko n'ibyo bindi navuze ibyo ari burye ari ibisigaye, kumva ko abashyitsi baje ubwo ntagomba kugera aho bari, kumva ko mbese ukumva nta gaciro wamuhaye, ni umuntu utafite agaciro. Ni ukuri umukozi niwe muntu ufite agaciro, ahubwo niwe ufite agaciro, niwe muntu ukwiye guhabwa agaciro. Umukozi akwiye agaciro nawe kuko ibyo akora ubwabyo ni iby'agaciro, ni iby'agaciro kuko niba gutekera akakwitira ku bana urumva ibyo akora ni iby'agaciro, nawe rero akwiye guhabwa agaciro. Ikindi ari nacyo cya nyuma, kumutuma imirimo irenze ubushobozi bwe. Ugasanga uramubwira ati tera ipasi, nyumva ukimubwira ngo tera ipasi agiye gufata imyenda ngo atere ipasi, ati ariko utunganya n'uriya mwana dore yiyanduje. Igihe ukimubwira ngo tunganya uriya mwana yiyanduje, uhise umubwira ati kontorera isafuriya, genda ushunga isafuriya aho ngaho ibyo biryo utetse bidashirira. Kandi ari umuntu umwe we uri kubwira, ari umuntu umwe uri kubwira, ubwo ibyo bintu byose urumva yaza kubishoborera icyarimwe. Kandi akenshi na kenshi ugasanga wowe wenda uriyicariye
uriyicarira ibyo byose uri kumutuma wicareye ngo muri salo ati kora ibi ikintu urakirangiza kurikizaho iki icyo utarakirangiza kurikizaho iki. Ni ukuri ibyo nabyo si byiza. Akandi kanyuma nababwira abamabuja bumva yuko buri kamwe kose ari umukozi wagakora, ugasanga wenda unirirwa mu rugo nta kandi kazi uri bujyemo, ariko ukumva ko buri kimwe cyose ari umukozi ugomba kugikora kandi uhari ukaba nta kantu wamufasha. Ni ukuri ibyo nabyo si byiza, ibyo nabyo si byiza. Umukozi nawe ni umuntu uba ufite imbaraga zisanzwe zitarenze. Wikumva ko ufite umukozi ngo wumve yuko ufite irobo. Amarobo niyo numva ngo akora cyane, akora buri kimwe. Wamufasha se niba urugero ari guteka nawe ukaba uri gutunganya abana, udategereje ngo uricaye ngo nabanza ateke, namara guteka boze, namara kuboza bagaburire, kandi nawe wenda uri aho ngaho wamufasha pe, wamufasha ntacyo biba bitwaye. Kuko burya abakozi nabo nta zindi mbaraga ziba zirenze baba bifitemo, ni abantu nk'abandi, ni abantu mbese nabo badafite ubundi bushobozi burenze pe. Wikumva ko umukozi afitemo ubushobozi buri bukore imirimo 10 mu masegonda amwe, nawe ni umuntu nk'undi. Rero inshuti zanjye nibyo nababwiraga. Iyi video yisangiza abamabuja bumva ko abakozi bo mu rugo nta gaciro bafite. Abamabuja bafata abakozi uko biboneye, kumva nta gaciro yamuhaye kandi ari umuntu uri bugutekere, uri burya ibyo yatetse, ari umuntu uri bugusiganira abana. Iyi video yisangiza abamabuja bafite umutima wo kumva yuko umukozi ari bukora amanywa nijoro, akarara guhekeye umwana, akirirwa muhetse, nta kanya uri bumuhe ko kuruhuka. Uyisangiza abamabuja bafite umutima wo kumva yuko umuntu yavuye ahantu kure hariya mu ntara aje gushaka amafaranga, narangiza ngo yumve ko ari gukorera amezi 2-3, nurangiza ntumuhembe. Ibyo bintu si byiza, kuko yavuye iwabo aje gushakisha ubuzima, Bamabuja beza ni ukuri mwihangane, mugira utuntu duke mukosora. Bakozi beza namwe rero mwumve ko akazi muri gukora ari akazi gakomeye, ari akazi gafite agaciro, ari akazi katari ako gusuzugurwa. Ni akazi nk'akandi, ni akazi gasanzwe kandi gakomeye, tukubahe. Rero niba iyi video bigufashije ukore subscribe hano kuri channel Inama za Queen 31, ukore subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Utaha video izakurikiraho noneho nzaza mbwira abakozi nabo utuntu duke bakwiye guhindura kugira ngo abamabuja nabo bishime, abamabuja nabo babashe koroherwa, bibashe kuborohera, kuko hari n'abakozi nabo badashobotse. Ibyo nabyo ntitwabyirengagiza. Rero tuzabane mu kiganiro cy'utaha kugira ngo mbashe kubabwira ibyo abakozi nabo bakwiye guhindura. Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibahire mu byo muri gukora byose. Ndabakunda cyane.